nimuhura n'intambara mu murimo mujye mwibuka yatangije umurimo. Nimuhura n'ibigeragezo mu murimo mujye mwibuka yatangije umurimo muri twebwe. Kandi nimuhura n'ibitero biteye ubwoba mujye mwibuka yatangije umurimo muri twebwe. Mureke mbabwire, hari umuririmbyi umwe abaririmbyi bo muri Asimosi wacu bararirimbye baravuga ngo ntago twapfuye kuva mu Egiputa. Sifa kwa Mungu. Ntago twapfuye kuva mu Egiputa. Yatangije umurimo muri twebwe izanawusohoza. Imana ihabwe icyubahiro. Nje kubabwira ngo ntabapfira gushira. Nje kubabwira ngo itorero ntago waririmbura. Nta n'umuntu wakuraho ubukristo ngo bikunde. Nta muntu wahagarika gakiza. Nta n'uwahagarika ivuga butumwa. Umurimo agize gute? Harahari. Ubwoba rero nibushire, umurimo w'Imana urakomeje. Ababatizwa bazabatizwa, abakizwa barabikomeje, abahanura barabikomeje, ababwiriza butumwa barabikomeje, abashumba barabikomeje, abapotre barabikomeje. Insengero zizakomeza zifungurwe, umurimo w'Imana uzakomeza ukorwe. Yatangije umurimo muri twe izanawusohoza. Mureke mbabwire, umunsi wa mbere nishimiraga ivugabutumwa. Umunsi wa mbere nishimiraga kuba ndi umuvugabutumwa. Nari umuntu uciriritse abantu batanzi, ariko mu maso y'Imana nkaba umuntu ukomeye, kuko ndi umuntu wahamagawe n'Imana. Kandi mpamagawe n'Imana ntangira kujya mvugana n'Imana, kandi na n'iyi saha turavugana. Ikajya intuma mu midugudu no mu maparuwase. Hanyuma hari abantu bazi kurebera mu mubiri, hakaba bandebera kuri taye nari nifitiye yumagaye, abandi bakandebera ku ruhu nifitiye rumeze nk'urw'igikeri, abandi bakandebera ukuntu nazahaye nta kenda ngira. Hanyuma nagenda abantu bakajya bamfata nabi. Ariko igihe natangiye gukundira umurimo nkunda abakirisitu, ni umunsi natangiye kujya njya kubwiriza. Ndi umuntu uciriritse udafatika. Turabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amahoro y'Imana nabe muri mwe. Turabasuhuje mwebwe abari mu gihugu cy'u Rwanda, mu bihugu by'abaturanyi, mwebwe abari muri Afrika, mu bihugu bitandukanye, abari muri Aziya, abari muri Europe, muri Australia, n'abari muri Amerika ya ruguru n'epfo. Turabashuhuje mwese. Nizere ko muguwe neza, kandi nizere ko Umwami Imana akomeje kubarinda. By'umwihariko ndasuhuza inshuti zanjye zikurikirana Mama Sharirene Official. Ndabakunda cyane, kandi n'Imana irabakunda. Nukuri Imana ijye ibaha umugisha, kandi namwe ijye ibagirira neza mu buryo bwose. Mukomeje gukora share, mukomeje kwandika aho hepfo kuri comment mudutera intege, muduha imbaraga, kandi mukomeza kutugira inama no kutwereka ubundi buryo bwiza. Imana ibaha umugisha abakunzi b'ijambo ry'Imana rinyura kuri Mama Sharirene Official. Dushimiye iy'amahoro iduhaye uyu munsi, ikaba iwutwongeje kugira ngo dutunganye ibidatunganyije. Nihabwe icyubahiro. Muri aka kanya rero mbanje guhumuriza ndetse no gukomeza abari mu ntambara no mu kaga kagiye gatandukanye, abarwayi ndetse n'abarwaje, abari muri gereza, n'abafite ababo bafunze, abantu mwese muri mu kaga gatandukanye. Nagira ngo mbabwire ngo Umwami Imana yacu arahari. Nibi bihe turimo by'iki cyorezo cya COVID-19, icyo nzi nuko Imana yacu turi kumwe, ntago turi kumwe na COVID yonyine. Nimukomere rero, mukomeze kwirinda ngene no gusenga, tubyereke Imana. Ndabizi kwiza icyo gukora. Ndashaka tuganire amagambo y'Imana ari hano. Urwandiko Paulo yandikiye Abafilipi, igice cyaho cya mbere umurongo wa 3. Mbazaniye ijambo ry'ihumure ryo kubabwira ngo iyatangiye umurimo muri mwebwe izanawusohoza. Niyo makuru mbazaniye. Reka dusome ngo urukundo Paulo akunda Abafilipi. Ngo shimiye Imana yanjye iteka uko mbibutse, kandi uko mbasabiye mwese iteka ryose mbasabira nezerewe, kuko mwafatanyije nanjye umurimo wo kwamamaza ubutumwa bwiza, muhereye ku munsi wa mbere mukageza na n'ubu. Icyo nzi neza rwose ntashidikanya nuko iyatangije umurimo mwiza muri mwe izawurangiza rwose kugeza ku munsi wa Yesu. Amen. Imana nishimwe cyane. Haleluya.
aya magambo Pawulo arimo arayavuga yari arimo gushimira Abafilipi. Arangije arababwira ngo ndabashimiye ngo kuko mwafatanyije nanjye umurimo, ngo kuva ngo mwitangiriro kugeza na n'ubu. Mureke mbabwire bakozi b'Imana, reka mpera aha. Gusa intego y'ijambo ndashaka kubwira abanyetorero, ndashaka kubwira abayobozi b'itorero, abantu bose bakorera Imana bari hirya no hino, abafite amatorero yabo bafite gukorera Imana, abari mu Rwanda no mu bihugu bitandukanye by'amahanga, abo mu itorero ryanjye ndetse n'abo mu itorero ritari iryanjye, icyitwa umukozi w'Imana aho uri hose, abavugabutumwa n'abahanuzi, ba apotre na ba bishop, mbese umuntu wese witwa umukozi w'Imana, ndashaka kukubwira ngo umwuka w'iterabwoba uve ku buzima no ku bugingo bwawe. Yatangije umurimo muri twebwe izawusohoza. Pawulo yaratangiye arashima. Mureke mbabwire, hari igihe tubivuga kuri kamera mukagira ngo si uburyarya. Ntabwo ari uburyarya. Hari abantu nshimira nkabwira Imana ngo uzambabarire amaso yanjye azabarebe. Muri uyu murimo nta muntu wakifasha umurimo, ntabwo ibi bintu bishoboka. Ni nayo mpamvu Imana kera Imana yabwiraga intumwa ngo nimugende, ntimuzagire impamba mujyana, ntimuzagire ikintu na kimwe mutwara usibye gutwara ijambo ry'Imana n'ubutumwa bahawe, ngo kuko ibyo kurya no kunywa no kwambara muzabisanga aho mugiye. Bishatse kuvuga ngo uyu murimo ntabwo umuntu yawukora ari wenyine. Hari igihe biba ngombwa kandi cyane ko akenera andi maboko. Imana ishimwe. Ariko Pawulo afata umwanya arabashimira, aravuga ngo ndabashimiye ngo kuko mwabanye nanjye muri uyu murimo mufasha kuwukora, ngo kuva mu itangiriro ryawo ngo kugeza na n'ubu. Aravuga, arabasabira umugisha. Aravuga ngo iyo ndimo gusenga, niko yavugaga, iyo ndi gusenga ngo ndabasabira, ngo kandi mbasabira nezerewe, ngo amakuru yandi namenye ngo kandi afatika, ngo ikintu nzi ni kimwe, ngo nuko yatangiye umurimo nayo izawusohoza. Uyu mugabo witwa Pawulo ni umugabo wahuye n'intambara zikomeye. Ahantu hose yagiye afungura imidugudu cyangwa amatorero. Pawulo ni umwe mu bashumba bakuru b'intangarugero n'aba bashumba bose bagomba kwigiraho. Yari umugabo ukorera Imana ariko agakunda kwibera mu nyungu z'Imana. Yari umugabo ukunda Imana agakunda itorero. Yari umugabo wahoraga yitangira itorero, akabigisha iby'ubwiru, akabigisha iby'ubwami bw'Imana n'ubwiru bwera bw'Imana. Hanyuma ngo yamara gufungura umudugudu ngo yajya n'ahandi itorero, ngo akagaruka inyuma, ngo akaza kureba ibyo yabibye ko byameze. Hari aho yajyaga agera ngo agasanga babisisibiranyije, baravuga bati Pawulo iriya ni imitwe ari kubashuka no kubabeshya, hakazamo badowege. Muri uyu murimo ntibabamo. Ariko abo ngabo yari arimo aravuga ni abafatanyije nawe umurimo, bamushyuhiriza amazi yo gukaraba, barangije bakajya bamutegurira ibyo kurya, bakajya bamufurira imyambaro, bamuba hafi kugira ngo akomeze agire imbaraga zo gukorera Imana. Imana ibaha umugisha. Mureke mbabwire, yarabanje ashimira abantu, nanjye ndabashimiye mu izina rya Yesu. Mureke mbabwire, umunsi wa mbere nishimiraga ivugabutumwa. Umunsi wa mbere nishimiraga kuba ndi umuvugabutumwa. Nari umuntu uciriritse abantu batanzi, ariko mu maso y'Imana nkaba umuntu ukomeye, kuko ndi umuntu wahamagawe n'Imana, kandi mpamagawe n'Imana ntangira kujya mvugana n'Imana, kandi na n'iyi saha turavugana. Ikajya intuma mu midugudu no mu maparuwase. Hanyuma hari abantu bazi kurebera mu mubiri, hakaba bandebera kuri taye nari nifitiye yumagaye, abandi bakandebera ku ruhu nifitiye rumeze nk'urw'igikeri, abandi bakandebera ukuntu nazahaye nta kenda ngira. Hanyuma nagenda abantu bakajya bamfata nabi. Ariko igihe natangiye gukundira umurimo, nkunda abakirisitu, ni umunsi natangiye kujya njya kubwiriza. Ndi umuntu uciriritse udafatika,
umunsi natangiye gukunda uyu murimo cyane ni ukubera abantu b'Imana bagiye bafatikanya nanjye muri uyu murimo. Hari aho nageze mpawe nk'ubutumwa bwo kujya mu ntara, mu maparuwase, mu midugudu, kuko iki gihugu narakizungurutse cyane. Nagera ahantu bakanyakira, mbona banyeretse urukundo, mbona bari kuntwaza ishakoshi, habona twagera ku meza umuyobozi akavuga ati umukozi w'Imana nabanze ajye ku meza, habona bari kumpa agaciro kandi nakireba ngabona nanjye ntako mfite. Batangira kujya banshyuhiriza amazi yo gukaraba mu ntoki tugiye ku meza, asanga ntago nari mbizi. Batangira kujya banshyuhiriza amazi yo gukaraba bakaza kunkangura nk'akabebi. Mbese mpita mbona uyu murimo. Rero Pawulo yarabashimiye, hanyuma mpita nkurura nanjye ukuntu abantu b'Imana bajya bagufasha uyu murimo. Nanjye ndabashimiye mu izina rya Yesu, kandi mbabwira ngo iyatangije umurimo muri twe izawusohoza. Hanyuma narindi kubabwira ngo nta muntu wakora uyu murimo ari wenyine, nubwo umwuka wera uhari n'imbaraga z'Imana zikaba zihari, ariko hari n'imbaraga z'umubiri zikenewe, hari imbaraga zo mu ikofi zikenewe, hari imbaraga nyinshi z'umubiri zikenewe. Yarari gushimira bamufashije rero mu ivugabutumwa. Haravuga ngo kuva natangira ngo kugeza na n'ubu mwafatanyije nanjye. Abaha icyizere. Impamvu yabahaga icyizere ni ukubera abantu bazaga bagasiribanga ibyo yavuze, akagenda agafata abantu akabakorera amahugurwa akanabigisha, ariko yamara kugenda abantu bakaza bagasiribanga inyigisho ndetse n'impuguro yabaga agize gute, yabaga yamaze gufata. Arangije arababwira ati ubu nta bwoba ngewe mfite Pawulo, nimukomere, iyatangije umurimo muri mwebwe ahangaha ikemera ko mfungura itorero izanawusohoza. Niyo ntego y'ijambo shaka ko tuganiraho. Muri iyi minsi hariho ikintu bita iterabwoba rikomeye. Hari iterabwoba ritubwira yuko itorero ritakibaho, hari iterabwoba ritubwira ko nta mukozi w'Imana ukibaho, hari iterabwoba ritubwira ko nta muhanuzi ukibaho. Satani ari kutubwira ko bavuga butumwa bashize, Satani ari kutubwira ko nta muntu ugikiranuka, Satani ari kuvuga ko n'Imana itakiba mu rusengero. Ni iterabwoba ry'ibintu byinshi yazanye kubera ibyo twumva ndetse n'ibyo turebesha amaso. Yaduteze intumbi za bene wacu mu nzira kugira ngo nituzireba dutinye. Ariko nkuzaniye inkuru nkubwira ngo hari yatangije umurimo muri twe izanawusohoza. Nimuhura n'intambara mu murimo mujye mwibuka yatangije umurimo. Nimuhura n'ibigeragezo mu murimo mujye mwibuka yatangije umurimo muri twebwe. Kandi nimuhura n'ibitero biteye ubwoba mujye mwibuka yatangije umurimo muri twebwe. Mureke mbabwire, hari umuririmbyi umwe, abaririmbyi bo muri Asimosi wacu bararirimbye baravuga ngo ntago twapfuye kuva mu Egiputa. Sifa kwa Mungu. Ntago twapfuye kuva mu Egiputa. Yatangije umurimo muri twebwe izanawusohoza. Imana ihabwe icyubahiro. Nje kubabwira ngo ntabapfira gushira, nje kubabwira ngo itorero ntago waririmbura, nta n'umuntu wakuraho ubukristo ngo bikunde, nta muntu wahagarika gakiza, nta n'uwahagarika ivugabutumwa. Umurimo agize gute harahari. Ubwoba rero nibushire, umurimo w'Imana urakomeje. Ababatizwa bazabatizwa, abakizwa barabikomeje, abahanura barabikomeje, ababwiriza butumwa barabikomeje, abashumba barabikomeje, abapotre barabikomeje. Insengero zizakomeza zifungurwe, umurimo w'Imana uzakomeza ukorwe. Yatangije umurimo muri twe izanawusohoza. Ni gute umwana w'umuntu ashobora gufungura kampani ye igakora, hakajya ahora yishakira ibintu byayiteza imbere, igatera imbere ikagera ku rwego yishimira. Hanyuma Imana niyo izatererana abakozi, Imana niyo izatererana itorero, Imana niyo izatuma umurimo wayo utagaciro. Ntago bishoboka. Hari yatangije umurimo, hari yatangije amatorero, hari yatangije kwimika, hari yatangije gukorera Imana. Ni Imana yabitangije. Iyi Imana yabitangije ni Imana itajya mu zabukuru, ni Imana ititabaza amaboko y'abantu, ni Imana itananirwa, ni Imana idaterwa ubwoba, ni Imana y'igitinyiro, ni Imana y'icyubahiro, ni Imana igira neza bugacya bukira. Ni umukozi w'umuhanga. Iyo yahagurutse ntawe umutanga imbere, kandi icyo yifuje gukora iragisohoza, kuko nta kijya kitambika mu mugambi. Nagira ngo mbabwire ngo itorero rifite nyiraryo. Imana y'amahoro nishimwe. Satani yazanye iterabwoba kugeza nubwo abantu bavuga ngo nta muntu ugikizwa, natwe ntituzakizwa.
abantu badakijijwe barahari, ariko n'abakijijwe barahari. Ngo nta mwuka w'Imana ugihari ngo warahunze. Nimba umwuka w'Imana waraguhunzemo, nje kukubwira ngo twe turawufite, hari n'abandi bawufite. Ngo itorero ryarapfuye. Icyo wakishe, ntabwo itorero ry'Imana ripfa, ahubwo rirapfusha. Itorero ry'Imana ryubatse ku rutare, naho amarembo y'ikuzimu yazikuka ntago yarishobora, kuko ryubatse ku rutare, kandi urwo rutare ni Kristo. Imana nihabwa icyubahiro. Imana igireberera umurimo wayo, Imana igibera amaso umurimo wayo, kandi uhereye na kera Imana yagendaga irwanirira abakozi bayo. Uyu mugabo witwa Pawulo yahuye n'ibikwazo byinshi, yagiye ahura n'ibibazo byinshi. Hari igihe yanyuze ku kirwa, hanyuma ngo incirira amufata, imufashe ngo imufate igikonjo, hanyuma imufashe igikonjo. Mureke babwire, yatangije umurimo muri twe zawusohoze. Hari igihe incira zidufata ibikonjo, batumva yarigenje, arabyimba, namara kubyimba arashwanyuka tu, umva ko yigize umupene. Hari igihe incira zidufata ibikonjo, witonde nanjye mu mezi atambutse incira yamfashe igikonjo, nawe yarakigufashe. Birashoboka ko wahuye n'incira, birashoboka ko we wahuye n'incarwatsi, wasanga we warakaciwe n'impiri, birashoboka ko we wahuye n'uruziramiri. Ariko buri wese afite aho yafatiwe. Ngo maze ngo imufata igikonjo, batangira kuvuza induru. Abavuza induru ntibazashira, ariko ngo arangije ngo afata iki? Hari umurimo yari yacanye. Imana ishimwe. Burya ikintu cy'ingenzi ni ukuwucana mu buzima bwawe. Umuriro ntugakame, ntukabure. Nubona amakara agiye kuzimu ujye wongera mwandi, nubona inkwi ziri kuzimu ujye wongeramo izindi. Ujye uhorana igicaniro cy'amasengesho, ujye uhorana igicaniro. Hanyuma ngo Pawulo yakoze iki? Ngo yafashe cya kindi gikururuka, ngo arangije agikunkumurira mu muriro. Ngo bategereza ko abyimbirwa, baraheba. Ngo bamaze guheba, ngo baravuga ngo burya yari iki? Ngo burya yari Imana. Yego, yatangije umurimo muri twebwe, ni nayo izawusohora. Nta na rimwe Imana ishobora gutangiza ibintu ngo ibicikizemo kabiri. Ntabwo Imana ishobora gutangiza ibintu ngo hanyuma ibireke. Imana niyo nyir'umurimo, namwe mujye mubimenya. Nifuzaga kukubwira ngo umenye ko Imana ariyo nyir'umurimo. Kandi nimba uzi ko Imana ariyo nyir'umurimo, uba ariyo wereka byose, uba ariyo ubwira byose, ibigoranye mu murimo ubyereka Imana. Imana niyo nyir'umurimo, kandi nimba ariyo yawutangije. Hari igihe rero ibintu biba bibabaje, ukabona Imana yatangije umurimo muri twebwe, tukamenya ko ari Imana, hanyuma umurimo wazamo ikibazo tugatangira kujya kwitabaza amaboko y'abana b'abantu, kandi umurimo yawutangije badahari. Kandi burya igikorwa cyose ni icya nyiracyo. Buri gikorwa cyose ni icya nyiracyo. Niwe ubuze uko yavuze ati iki gikorwa nzagitangira gutya, nibigeraho hagati nzabigenza gutya, ku iherezo ryacyo nzabigenza gutya. Hanyuma nimuhumure, yatangije umurimo muri twebwe, izawusohoza. Nubwo abari kugwa ari benshi, nubwo abari kuva mu nsengero ari benshi, nubwo abantu bari kwihakana Imana, nubwo abantu bari gukora iby'ubupfu n'ubupfapfa ndetse n'ubupfayongo, nimuhumure, yatangije umurimo muri twebwe, izawusohoza. Nubwo gusenga bigoye, nubwo mu rusengero hari kwinjiramo bakeya, nubwo covid yabyivanzemo, nubwo itorero ririho igisuzuguriro, nubwo abakozi b'Imana bariho igitutsi, nubwo Satani yambitse abantu Imana makaske, nubwo ari igitutsi n'igisuzuguriro, ariko nje kukubwira ngo iyatangije umurimo muri twebwe, izawusohoza. Tugiye gusenga. Ubwoba nibushire. Wikicuza icyatumye uba umuhanuzi, wikicuza icyatumye uba umuvugabutumwa, wikicuza icyatumye uba pasiteri, wikicuza icyatumye uba umuririmbyi, wikicuza icyatumye uba umudiyakoni, wikicuza icyatumye witwa umunyamasengesho. Nubwo wahuye n'intambara wibyicuza, wibyicuza Imana yari yakwizeho, wibyicuza Imana yari yabonye ko tuzagera muri iki kinyejana. Ahubwo ubyereke Imana kandi ubibwira Imana, kandi ukomeze ugire courage. Hari yatangije umurimo muri twe. Mureke dusenga Imana, Imana y'imbaraga n'urukundo, Imana y'amahoro n'amahame, Imana yambaye icyubahiro no gukomera, Imana igira neza bugacya bukira, umukozi w'umuhanga ku buzima bwacu,
icyubahiro n'igitinyiro cy'abagenzi, inkoramutima y'ubuzima bwacu. Oh haleluya, turagushimye. Tugushimiye ko watangije umurimo uzanawusohoza. Tugushimiye kubera amaso itorero n'abaririmo. Tugushimiye ko utajya udutererana. Tugushimiye kureba ibiri kuba ku bakozi bawe, kandi umenya ibyejo n'ibyejo bundi. Hari ibyaje ubimenya tutarabibona. Ndagushimye ko buri mwaka uba witeguye kugira icyo ukora, kandi ko utari indorerezi mu itorero, ahubwo uri Imana iri bibera amaso kugira ngo igire icyo ikora. Ngushimiye ubu butumwa ni message inyuze muri iri jambo, uherekeze ubutumwa bugere kubo bukenewe kandi bugira umusaruro butanga. Nanjye ukomeze kudushyigikira mu buryo bwose. Cyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu, amen. Mbifurije amahoro masa ndetse n'amahirwe masa aturuka ku Mana, kandi mbabwira ngo ubwoba nibushire kuko hari yatangije umurimo muri twebwe izanawusohoza. Nimukomeze rero mukoresha nimusangiza abandi. Pawulo aho yatangire yavuze ngo ndabashimiye ko mwafashije umurimo. Ngewe ndi kuvugira hano kuri kamera, birashoboka kuri bunyumve uri umwe, ariko na ya nshuti yawe aho kugira ngo bagusuruza n'ibitagira umumaro, erega wanamwakiriza iri jambo, wamubwira uti ngwino wumva amagambo meza y'ubutumwa bwiza. Kwa kuntu mugenda mwohereza kuri telefone utuntu dusekeje, guseka ni byiza, mwoherereze n'ubu butumwa kugira ngo amenye aho iminsi n'ibihe bigeze. Mukomeze rero gukora share, mukomeze kwandika hepfo kuri comment, muduhe inama n'ibitekerezo n'indi nkunga yose, kandi mumenye ko izo comment turazisoma. Imana ikomeze kubaha umugisha mu izina rya Yesu, amen.